azenda kubyanjye bibabwire. He will take from what is mine and give it to you. Azabayora mu kuri kose. He will lead you in all of the azababwira n'ibyenda kubaho. And he will tell you what is about to happen. Hallelujah. Hallelujah. Ibyo byose ntaho bihuriye na bya bintu byose twavuga. All of that is different from what we were speaking about. Ntabwo yigeze avuga ngo azabakubita hasi. He never said that you're going to fall down. Ntabwo yigeze avuga ngo azatuma mubyimba abantu babubahe. He never said that you're going to be big and people are going to respect you. Yaravuze ngo ahubwo naza. He said that when he comes, azanyubahisha. He will honor me. Azenda kubyanjye bibabwira. He will take what is from me and give it to you. Azabayobora mu kuri kose. He will lead you in all righteousness. Azabafasha. He will help you. Yemeza abantu iby'ibyaha n'iby'urubanza n'ibyo gukiranuka. And he will convict people of their sins. Ntabwo umwuka wera azaje kutugaragaza. The Holy Spirit does not come to show people what you have done. Azaje kwagura ubwami bw'Imana. He comes to expand the kingdom of God. Kuko nkuko nabibabwiraga ejo. Because as I told you about it yesterday, ni administrateur resident ubwami bw'Imana. He is the resident administrator of the kingdom of God. Niwe tujya kubaza iby'ubwami bw'Imana. He is the one that we go to when we want to know about the kingdom of God. Ushaka kumenya iby'ubwami bw'Imana neza. When you want to know about the kingdom of God. Ushaka kumenya constitution y'ubwami bw'Imana ariyo Bibiliya. When you want to know the constitution of the kingdom of God, which is the Bible. Niba hari ibintu udasobanukiwe. When there are things that you don't understand, jya kubaza resident administrator. Go and ask the resident administrator. Niba ushaka imfashanyo z'ijuru. If you want the aid from heaven, baza resident administrator. Ask the resident administrator of heaven. Ariko ni ufite n'ibintu ushaka gusobanukirwa. Even if you want other things from heaven that you want to be explained to you, baza umwuka wera. Ask the Spirit. Buriya umwuka wera. The Spirit. Ni icyaza gukora. That is what the Spirit comes to do. Kuko umwuka wera ni Imana. Because the Holy Spirit is God. Kimwe ni Imana Data. As the Spirit, God the Father. Na Yesu. And God the Son, Jesus. Nuwa gatatu w'ubutatu. He is the third person in the Trinity. Niyo mpamvu mbabwira ngo umwuka wera ntabwo afite impano nkeya. That's why I tell you that the Holy Spirit does not impano ze zirenze izicyenda tugiye gusoma. There are more than these that we are going to read here. No Paul arakomeza akavuga ngo. And then Paul continues and says ngo icyakora hariho impano z'uburyo bwinshi ariko umwuka n'umwe. There are different kinds of gifts but the same Spirit. Hari impano z'uburyo bwinshi. There are different kinds of gifts. Nta nubwo Paulo yigeze avuga ngo hariho impano 9. And Paul did not say that there are only 9 gifts. Yaravuze ngo hari impano z'uburyo bwinshi. He said that there are different kinds of gifts. Ngo kandi and hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana ariko umwami n'umwe. There are different kinds of service but the same Lord. Muze guhuza ibi bintu. I want you to converge and put these things together. Different kinds of service, uburyo bwinshi bwo gukorera Imana. Different kinds of service. Ubwa gatatu akavuga ngo hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora ariko Imana ikorera byose muri bose nimwe. There are different kinds of working but the same God works all of them in all men. Umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Now to each one the manifestation of the Spirit is given for the common good. Urabona Paulo uburyo yigishije ku mwuka. Do you see how Paul speaks about the Spirit? Aravuga ngo iyo umwuka wera yaje. He says when the Holy Spirit comes. Buri muntu wese. Everyone. Niyo mpamvu muri Yoeli. That's why in the book of Prophet Joel, Imana ikora isezerano ry'umwuka wera. When God was giving a promise of the Holy Spirit, Imana yaravuze ngo mu minsi ya nyuma. He said in the final days. Iminsi ya nyuma itangira Yesu asubiye mu ijuru. The final days begin when Jesus was ascending to heaven. Ngo nzasuka umwuka wanjye ku bafite umubiri wose. I will pour out my Spirit to all that have flesh. Aro. Mese nkurimo kubigisha igishinwa. Ndabona mutabyumva. It's as if I'm speaking Chinese to you. I don't think you understand it. Imana iravuga ngo nzasuka umwuka wanjye ku baki abafite umubiri bose. God says that I will pour out my Spirit to everyone that has a body.
ntabwo yavuze ngo nzasuka umwuka wanjye kubakora mu rusengero. He did not say that I will pour out my spirit to those who work in the ntabwo church. yavuze ngo nzasuka umwuka wanjye ku bari mu byumba He by'amasengero. did not say that I will pour out my spirit to those who are in the yaravuze intercession ngo room. nzasuka umwuka wanjye ku bafite umubiri bose. He said, I will pour out my spirit to everyone that has a body. ufite umubiri, Do you have a body? ubwo nawe azagusukaho umwuka. God is going to pour his spirit upon you. donc ngo abasore banyu n'abakobwa banyu Your young men and your young girls, bazerekwa, they will have visions. they have visions. ngo abasaza n'abakecuru banyu Your old men and old women, will dream dreams, bazarota. they will dream dreams. bikubwira ngo nta n'umwe uzasigara atagiyeho ikimenyetso cy'umwuka. Meaning that no one will remain without receiving the sign Paulo of nawe the Holy akavuga Spirit. ngo And then Paul says, abavuga ko Yesu ari umwami bose, those who confess that Jesus is the Lord, umwuka wera abazaho. the Holy Spirit comes upon them. umuntu wese, umurongo wa 7, agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Now, each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. umuntu wese. Every person. nawe urimo, Are you included? nawe urimo, Are you included? nawe urimo. Are you included? niba avuze ngo umuntu wese, If I say every person, ni ukuvuga ngo ukubura arimo, the cleaner is included, kontabure arimo, an accountant is included, sekreteri arimo, a secretary is included, avoka arimo, an advocate is included, pastori arimo, a pastor is included, umupolisi arimo, a policeman is included, umusirikare arimo, a soldier is included, umwarimu arimo, a teacher is included, umumama urera abana mu rugo arimo. a babysitter is included, umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka and everyone is given the manifestation of the Spirit kugira ngo bose bafashwe. for the common good. noneho birasobanuka, Do you understand? murumva birimo kuza. Do you understand? erega niba mwabyumvaga, Do you understand what I'm talking about? ndaza kubibaha neza. I'm going to talk about it later. noneho atangira gutanga ingero. And then he starts to give examples. izi ngero rero 9 yatanze And these 9 examples that Paul gives, nizo abantu benshi bibeshyaho yuko hari impano 9 they are z'umwuka. the ones that people think that there are only 9 gifts. izi ni izagaragaraga iyo babaga bari mu materaniro. These are the ones that people could see in church. kavuga ati umwe aheshwe ijambo ry'ubwenge n'umwuka, And he said, to one there is given through the spirit of message of wisdom, undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya, to another the message of knowledge by means of the same spirit, undi agahabwa n'uwo mwuka kwizera, to another faith by the same spirit, undi agahabwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara, to another gifts of healing by that one spirit, undi agahabwa gukora ibitangaza, to another miraculous powers, undi agahabwa guhanura, to another prophecy, undi agahabwa kurobanura imyuka, to another distinguishing between undi agahabwa spirits, kuvuga indimi nyinshi, to another speaking in different kinds of undi tongues, agahabwa gusobanura indimi. and to another in the interpretation of tongues. ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwe ubikorera muri bose, agabira umuntu wese uko ashaka. And all these are the work of the one and the same Spirit, and he gives them to each one just as he determines. iki ni nacyo nkunda cyane, And that's what I like most about it. gusobanukirwa ko si wowe usaba impano. Understanding that you're not the one that asks for gifts. ni nk'umuntu ufite imirimo myinshi agiye gukoresha, It is as a person who has different jobs, agafata abakozi and they will get employees, akababwira ati mwebwe and they will tell them, muratema biriya biti, you're going to cut down those trees, mutware imihoro, and then please pick bangers and go mutema cut down amashami ya biriya trees, biti, and cut down the branches of those Mwebwe, trees. mugiye gutema ibyatsi, You're going to cut grass, mutware ariya makupakupa. take the slashers. mwebwe abakobwa, You young women, mugiye gukoropa urusengero, you're going to mop the church. mutware indobo n'imikoropesho. Take the moppers and go and mwebwe bahungu, those young boys, mugiye guhanagura amadirishya, you're going to clean the windows. mutware urwego n'amashifu. Take the ladders and clean and mops. mwebwe You, mugiye gutera intebe,
you're going to arrange buri muntu benches wese and chairs. azahabwa ibikoresho bijyanye Everyone n'umurimo is going to yahamagariwe. be given the tools by the Holy Spirit. Reka noneho tubigarure mu buzima So busanzwe. we're going to put it in the real nibwo mugiye world. guhita mwumva uko impano z'umwuka That's zikora. how you're going to understand how the gifts of the Ubundi, Spirit work. Pawulo yandikiye Abefeso Paul wrote to the church of Ephesians. arabwira ngo twe turi abantu Imana yaremye, He said we are the people that God created, ituremeye imirimo myiza, and He created for good works yiteguriye kera that He prepared for us ngo long time tuyigenderemo ago, muri Kristo Yesu. so that we could walk through it in Jesus Christ. Bishaka kuvuga iki? Meaning, Buri muntu wese wicaye hano, everyone that is seated here tonight, urabyemera do you believe? kuri umuntu Imana yaremye ibitekereje, Do you believe that God created you when He had intended it? ikakurema ikuremeye imirimo myiza yiteguriye kera ngo He uzayigenderemo? intended to create you for the good works that He had prepared a long time ago. Hera ku byo ukora uyu munsi, Start from what you do today. uvuge ngo ibi nkora, And you say, these things that I do, kereka niba uri umujura maybe if you're a thief, cyangwa uri umusambanyi, and uri maybe indaya wabigize umwuga, you are a fornicator, kuko nta muntu n'umwe Imana yaremeye kuba umunyabyaha. because no one God created to be a sinner. Ariko niba wicara ukaba umukontaburi, But if you are an accountant, niba uri umucuruzi mu iduka, if you are a storekeeper, niba uri n'umuboyi utekera abantu mu rugo, or maybe if you are a maid in someone's house, iyo yose ishobora kuba imirimo myiza Imana yiteguriye kera all ngo those uyigenderemo. jobs would be great works God had prepared for you a Kandi long time imirimo ago. yose uzakora And all those jobs that you could do, Imana izaguha umwuka izaguha impano z'umwuka zijyanye n'uwo God murimo. is going to bless you with gifts that are aligned with the work that you'll be doing. Nuhagarara hano uririmba muri When korali, you're standing here singing in the choir, ari Imana yakohereje, when it is God that has sent you to sing in the choir, ugakorana n'umwuka, and you coordinate with the Holy Spirit, ushobora no kuririmba nabi pe. maybe you don't have a good voice. Reka mbahe urugero. Let me give you an example. Hari korali nkunda There's a choir that I like yitwa Hoziyana. that is called Hosanna. Muzumva indirimbo za Hoziyana za mbere ya 94. I would like you to listen to the songs of Hosanna of before 1994. Zimwe bazisubiyemo mu buryo moderne bwa kino gihe, Some of them were redone in a modern way. ariko iza mbere ya 94 But those that were before 1994, wumva amajwi rwose yabaga ameze nkajagaraye, their voices were not coordinated, ariko zari zifite anointing, zari zifite amavuta, but they had anointing. kuko ntabwo anointing y'umwuka ari ubwiza bw'ijwi ryawe. Because the anointing of the Spirit is not the Ushobora beauty kuririmba of nkaho ni twarabatuwe rwose, atari gusubira umuntu araririmba nabi, ariko iyo ari umwuka urimo kubikorera muri iki, abantu barafashwa. If it is the Spirit that is doing that in you, people are going to feel the anointing. Nshobora kubwiriza buhoro, I can preach bene data, in a small voice, ndababwiza ijambo ry'Imana, abantu bagakizwa kandi mvuga buhoro. and people would be saved when I'm using that Umuntu wa soft mbere voice. bwa mbere nabonye akora asengera umuntu ikibyimba kirakira, The first person that I saw praying for a person and they were healed of a big wound, byabereye muri kariya gasengero twahoranye hariya haruguru. it was in that church that we had. Kari kakiri na gatoya, burya was abenshi still- mu ruzi bararwaguye It rwigiye was inyuma. it was very small before we renovated it. Ubundi kariya gasengero kari gatoya pe, kanganaga nk'inzu y'umuntu. It was very small. It was as Kari if it was gatoya, kari someone's gafite nk'imetero house. ngira ngo nk'icumi kuri It cumi na was like kagasimbizi. 10 meters over, Noneho baza kugateraho utubinga tubiri and then they renovated it and added a few, mu 2010 ngira ngo baragura bongeraho, and then in 2011 they renovated and added something. ariko icyo gihe muri 89 But nibwo in 1989, umuryango witwa AAA wari wakoresheje igiterane. an organization called IAA, they had a convention, a conference, Noneho haza umusaza witwaga Graceford Chitemo w'umubishop wo muri Tanzania. and then a Tanzanian bishop came. Graceford Chitemo yavugaga buhoro, He had a very soft voice, buhoro, yari wa musaza uvuga buhoro, very soft voice, asengera umuntu. and he prayed over a person. Yari afite ivi
rizingiyeho ikintu cy'ikibande. This person had a knee that was wrapped on a swollen knee. Umusaza mufataho gutya asenga muri ako kajwi And gato. this bishop prayed for that knee in a very soft voice. Mbona bandage iraguye. And then the bandage fell off. Ikibyimba cyagiye. And the wound and the... Ndabona hano hari imbaraga z'umwuka nubwo hatari urusaku rwinshi ariko hari And imbaraga I z'umwuka. said there is a Holy Spirit even though there is no Kuko uko loud naririmba voice. kose, However that I could sing, uko nakwigisha kose, however I could preach, imbaraga z'umwuka zirakora the powers of the Holy Spirit works. bidatewe na melody y'ukuntu ndirimba neza, ahubwo bitewe n'umutima ushaka Not kuririmba neza. depending on the melody of my voice, but the power of the Holy Spirit. Simvuga yuko kuririmba neza atari byiza, I ndanabikunda. don't say that singing well is not good, and I even like it. Iyo wahamagariwe imirimo myiza, But when you are called for the good works, umurimo wose uzajya gukora, every work that you will do, saba umwuka wera aguha impano y'uwo murimo. ask the Holy Spirit to give you a gift of that work. Reka mbahe ingero zo muri Bibiliya. I'm going to give you an example from the Bible. Abantu bakoze imirimo myiza. People who did great works. Ejo nababwiye kuri Yosefu. Yesterday I told you about Joseph. Ari kwa Potifari. When he was at Potiphar's house. Ahantu hambere impano z'umwuka zagaragariye kuri Yosefu. The first place that the gifts of the Spirit started showing at Joseph. Yacugusaga amasafuriya yo kwa Potifari ari umuboyi. He was cooking for Potiphar's Ariko family. Bibiliya ikatubwira ngo ukuboko k'Uwiteka kubana nawe. But the Bible says that the hand of God was upon him. Bigeze ahantu Potifari yabibonye aravuga ati uriya muhungu afite ikiganza cy'isafuriya. Until the time Potiphar got to know it and said, this man has a hand of a saucepan. Amuha promosiyo yo gucunga ibyo mu rugo rwe rwose. And then he gave him a promotion to be in charge of all his possessions. Aza kujya muri gereza. And then he went to prison. Umukuru wa gereza aramureba aravuga ati ariko uyu mwana afite ikiganza cyo kuba umukapita wa gereza. And then the head guard of the guards said, this young man has a hand to be the head of the prison. Niki cyatumye Yosefu aba umuboyi mwiza yagera no muri prison akaba umukapita mwiza? What made Joseph become a good maid at Potiphar's house, and when he went to prison he became the best person. Ariko kwa Potifari Imana yamuhaye ikiganza cyo gukaranga. God gave him a hand to fry things. Ariko ageze muri gereza Imana imuha ikiganza cyo kuba kapita wa gereza. And then when he went to prison, God gave him a hand to be the head of the prison. Farawo amuhaye promosiyo yo kuba ministre wa economy. And then when Pharaoh gave him promotion to be a minister of economy, a planning Egiputa, baratubwira ngo nyuma Egiputa yose he planned for Egypt. Ngo bamaze imyaka 7 barya ibiryo Yosefu yahunikishije ndetse ngo imirima yose ihinduka ya Farawo kubera ubuhanga yari afite. And they spent 7 years eating the food that was prepared by Joseph. None se umuntu wari umuboyi, the person who was a houseboy, batamucishije no muri university, and he did not go to the university, yakuye hehe ubwenge bwo planinga ubukungu bw'igihugu kigakira? where did he get the knowledge to plan the economy of the country and it flourished? Uzi uko bikora? Did you know how it works? Urahagaruka bwira Imana ngo Mana, You stand here and tell God, reka jewe mbi ngunguru, I'm going to be a drum. ndabakagunguru kawe. I'm going to be your drum. Nukenera kumvomesha amazi, If you want to fetch water with me, uzuzamo amazi. fill water. Nukenera kunyuzuzamo lisanse, If you want to fill me with fuel, nyuzuza lisanse. fill me with petrol. Nukenera kunyuzuza amamesa, If you want to fill me with cooking oil, nzuzura amamesa. I'll be filled with cooking Jewe ndi oil. igikoresho cyawe. I am your vessel. Umunsi uzicara, When you sit down, hari abantu bakubwira ngo urumva ngo kugenda ukaba umukozi w'umuntu, people will tell you that serving someone, hari igihe Imana izakujyana kuba umukozi w'umuntu, sometimes God will send you to work for someone,
kandi mubi, who is not even a good person, kugira ngo igupime so that he could measure you, irebe ko ushobora gukorera uwo muntu, to see if you could serve that person ukamukorera ukiranuka and serve that person faithfully kandi ataguhemba neza, when they are not paying you well, ukamubikira amafaranga ntuyibe and you'll keep their money well kandi wataguhemba neza. when they are not paying you well. Kubera iki? Why would you do Imana that? irimo iragusuzuma ngo irebe kuri igikoresho ishobora gukoresha. God is measuring you to see if you are a vessel that he could Reka mbaho trust. urugero I'm going to give you an example, rw'ubuhamya. testimony. Jewe ndangiza kwiga When I finished school, nari umwarimu muri university, I was a lecturer at the university, ariko sinari nkijijwe. but I was not Christian yet. Noneho Imana ikoresha ministeri, So God used the ministry. barandinganiza, They reduced me. ntabwo ari reduce me. Kuringaniza ntushobora kumenya nuriboneye ijambo. Byihorere. Thank you. I was redeployed. Ni nayo terime bakoresha, I was redeployed. So he was deployed. Mbamvana muri university banjyana kwigisha muri tronco. They took me from the university and took me to teach in O level, Ngenda mbabaye, and I was sad. ngenda ndakaye. I was angry. Ariko icyo ni Imana yakoresheje inyicaza ahantu hamwe ndatuza. But that's what God used to put me in one place. to Nsoma sit Bibiliya still. ndakizwa. And I read the Bible and I was saved. Maze gukizwa, When I was saved, ubwo university yari kirimo kurwana ngo nsubireyo. and the university was still trying to get me back, Biranga. and it failed. Babigerageza undi mwaka. And they tried another year. Biranga. It failed. Noneho Imana kugira ngo inyereke ko ari itegeka ijuru n'isi, So that I could see that God rules over the earth and heaven. ya guverinoma yandinganije The government that deployed me aba ari impamagara, is the one that called me impa pasiporo, and gave me a passport, njya gukora masters mu Bwongereza. and I was sent to do a master's in the UK. Ndagenda ndayikora ndarangiza. Ese ko muri wo gukoma amashyi mutari I muri did the tarani. master's. Why are you clapping before the story ends? Noneho ngarutse When I came back, nandikira ministeri, I wrote to the ministry, ndababwira nti burero bwa bundi nagendaga. said when I left, Abongereza banshyize muri masters, British people took me to master's. none ndayizanye. Now I have brought my master's degree. Nkumva biri bubakore ku mutima, I thought they are going to understand it. bakanshyira ahantu h'umuntu ufite masters yo mu Bwongereza. They would place me in a position of a person who has a master's degree. Kandi mwibuke ubwo twari muri 86, ntabwo ari muri iyi minsi. You must know that it was in 1984. It's not today. 86. 1986, Icyo gihe abantu bari it's bafite not masters today. mu Rwanda ushobora kuba wari kubabarira ku ntoki. In that time, people who had masters were very few. Baransubiza, And they responded, subira i Rulindo go back to Rulindo muri tronkome, and teach in O level. subira muri tronkome. Go and teach in O level. Ufite masters You have a master's degree made in UK. that is made in the UK. Noneho ngiye gusenga, When I went to pray, Yesu arambwira ngo ntukopfore. Jesus said, keep quiet. Ubu noneho nigiye gukohereje. I am the one that is sending you. Ariko se Yesu ujye ushyira mu gaciro. I said, please, Lord, why would you do this? Ndagenda ngira Rulindo. Then I went back to Rulindo. Imyaka 5 5 years mfite masters yo mu Bwongereza. with the master's degree from the Nabaza UK. Yesu ndi ngende. When I was asking Jesus to go, he would Simama, pull me, cara hasi. sit down, Kora ibyo naguhaye gukora. do what I assigned you to do. Muri tronkome, In O level, icaraho. sit. Imyaka 5 irangiye. After 5 years, Andika noneho usezere muri aka kazi. he told me to write and resign from that job. Yesu ntabwo bazanyemerera. And I told Jesus, they are not going to allow me to do that. Nakubwiye ngo andika usabe mise en disponibilité mu kwezi kwa 4. And Jesus said, write and resign. Ndandika. And I wrote. Baravugaga ngo iyi minsi 60 ishize batagushubije. And they said, if Niko itegeko ryavuga. the law said, if they have not responded to you after 60 days, Automatiquement mise en disponibilité uyifite. automatically you're free to go.
nibazaga impamvu Imana irimo kusunikira kwandika mu kwezi kwa kane. And I was asking myself, why is God asking me to write a resignation letter in April? Mu kwezi kwa kane muri ministeri wa wari very busy. Bari mu bizame bya leta, bari mu biki. In April, in ministry, they will be preparing for the national exams, doing different things. Noneho kwezi kwa kane kurashira. And then the month of April, and then the month of May, kwa gatandatu kurashira. Then the month of June, kwa karindwi kurashira. The month of July, kwa munani kurashira. The month of August, mu kwa cyenda baransubiza. and then they replied in September. Ngo umwarimu nkawe ntidushobora kumurekura. And they said we cannot release a teacher like you. And then I responded to them. Nkurikije itegeko. Based on the law. Kuva mutaranshubije mu kwezi kwa gatandatu. Because you did not reply in June. Iminsi 60 yarashize ubu narangije kugenda. 60 days were finished and I left. Noneho ngiye gusenga. When I went to pray, Imana irambwira ngo icyatumye nkujyana hariya. God said that the reason why I took you to that kugira ngo nkusuzume was to measure you. Ndebe yuko ushobora kunyumvira mu bintu bito. So that I could see that you could listen to me in small things. Kugira ngo nkusuzume. I wanted to measure you. Ndebe yuko ushobora gukiranuka kandi bakurenganije. To see that you could be righteous when people are not mutegurire kubona nashakaga kubaho. I wanted to prepare you into a person that I wanted you to be. Reka mbabwize ukuri. I want to tell you the truth. Guca Rurindo, when you pass through Rurindo, byaranyorohereje kuva mu kazi nakoraga muri AAA. It was easier for me than the job that I was doing in AAA. To go from the job I had. Kuva muri AAA aho nahembwaga mfite Prado ebyiri nsimburanya. So coming from Rurindo prepared me to exit from the job that I was doing in AAA. Kubera ko nari narize kumvira nkamenya kuva mu bikomeye nkajya mu bitoya. Because I have learned to listen to God's voice. Kandi buri hantu hose ugiye. Because wherever you could go, kimwe mu bintu nigiye Rurindo. One of the things that I learned from Rurindo nugukorana n'umwuka ndi umwarimu. Is to coordinate with the spirit. Mvayo and I left. Njya gukora mu banyeshuri. I went to work with students. Byasabaga izindi mpano. So it required other gifts. Ariko nari nzi uko umuntu akorana n'umwuka muri buri kintu cyose ugiye. But I knew how to work with the Holy Spirit in everything that you. Mva muri GBI aho nabanje gukora. So I was from GBI where I started working. Njya muri AAA. I went to AAA. Hari hatubutse kurutaho. Which was a bigger job. Ariko nzi uburyo ukorana n'umwuka no mu kazi nkawe. And I know how to work with the spirit even in those kind of jobs. Then I was from when I was from there I went to become a pastor. Umushahara nahembwaga waramanutse mpembwa kimwe cya gatanu cyayo nahembwaga. And my salary was reduced to 1/5 of what I was being paid at AAA. Ariko nari naratojwe mbere yuko. But I was trained before I got to that place. Aho Yesu akujyanye hose aguha imbaraga zo kuhako. Jesus could take you, he will give you powers to be there. Mva muri paruwase. So I was taken from a parish. Njya mu kiruhuko kizabukuru. And I went to retirement. Ubu rero ndimo ndagendana n'umwuka nk'umusaza uri mu kiruhuko kizabukuru. And I am walking with the spirit as an old man. Hari ibindi bintu ndimo kwiga. There are other things that the spirit is teaching me. Because the gifts of the spirit, Imana izaziguha ikurikije akazi yagutumyeho. God is going to give them to you according to the job. Yosefu yahinduriwe akazi inshuro nyinshi. Joseph was given different assignments. Yavuye iwabo. He left his home. Ajya kuba umuboyi kwa Potiphar. He became a houseboy at Potiphar's house. Ava kwa Potiphar aramanuka ajya muri gereza. He left Potiphar's house and went to prison. Ava muri gereza ajya kwicara iruhande rwa Farao. He left the prison and went aho hose hasabaga impano zitandukanye. All those places required different gifts. Ariko yakoranye n'umwuka. But he coordinated with kandi hose ahakora neza. And every place that he went to, he excelled. Imana ihaherwa icyubahiro. And God was honored and glorified. Twese twicaye hano. Everyone that is seated here tonight. Ufite imirimo ukora. You have jobs that you do. Ikosa ryabayeho mu myigishirize. The mistake that we found in the teachings. Nuko mu mutwe wacu twanditsemo. Because in our heads we wrote.
yuko impano z'umwuka nizo gukora mu rusengero, that the gifts of the Spirit work in the church. ariko impano z'umwuka nizo guhesha Yesu icyubahiro aho turi hose. The gifts of the Spirit are to honor God and glorify God Impano where we are. z'umwuka The gifts of the Spirit nizo kwexcella mu byo dukora byose aho turi are hose. to help us to excel in everything that we do. Abantu bagahesha Imana icyubahiro kavuga ngo People would glorify God. umunsi tuzabona abaganga When we see doctors bagendera mu mpano z'umwuka mu buganga bwabo, that walk in the gifts of the Spirit in their profession, wajya kubaga umuntu when you're going to operate a person, cyangwa no kumusuzuma, and maybe you're going to diagnose, to consult a person, umwuka wera, and you say, Holy Spirit, uyu muntu arambwira ko afite umutwe, this person is telling me that they have a headache, anazengerera, and anafite n'umuriro, they have a temperature. yaba ari tifoyide, yaba ari typhoid? malaria, Is it yaba ari malaria? infection. Nuvugana n'umwuka When you talk to the Spirit, uzatangira kubona umwuka kwereka you ibintu nawe will utashobora start to gutekereza. see that the Spirit is showing you things you can normally not nahoze mbabwira understand. njyewe ndi umwarimu, When I was a teacher, niho natangiye kugendana n'umwuka, that's where I started to walk with the Spirit. mbaza umwuka wera, And I asked the Spirit, umwuka wera, Holy Spirit, hari ibyo umaze gusobanukirwa. there are things that I've understood. Umuntu akora ate ngo abe umwarimu ku buryo abantu babona ko wuzuye umwuka utandukanye n'umwarimu udafite umwuka? How can you be a teacher that when people see you, you're different from a teacher that is not filled with the Abanyeshuri Holy Spirit? nigishije bose, And all the students that I taught, ari abo muri segonderi no muri, kuko no muri university nakomeje those nigisha, that are in secondary and those that are from the university, n'uno munsi iyo duhuye even when I meet those students that I taught, baracyafite stories z'icyo gihe. they still have my stories. Najyaga nigisha literature kuri university, I used to teach literature at the university. iyo narangizaga kwigisha isomo, When I could finish teaching a class, deja mu gutangira even starting teaching a class, ntabwo nagendaga ngo isomo ndihindure Bibiliya. I would not go and change a lesson into a Bible. Cyambere nabwiraga abanyeshuri, One thing that I told to sindi students, umwarimu w'umunyabiraka, I told them that I'm not a part-time teacher. ndi umwarimu professional. I am a professional lecturer. Icyambere tugiye kumvikana, One thing that we're going to agree on, ntuzakinishe gukwepa kuru yanjye, don't try not to attend my class, kuko nzabibona ko utayatendinze. because I will know that you never attended. Icya kabiri, Second thing, gukererwa kuru, if you're late in my class, ninkererwa mujye mwigendera, if I am late to my class, please go away, kuko nzaba natengushye Yesu. because I will not be serving Icya my gatatu. Christ. The third thing, uzumva atishimiye amanota namuhaye, if you're not happy with the grades that I gave you, azaza nyereke proof, nzajya nyamwongerera. please come to me and show me a proof. I'm going to give you back your grades. Nta munyeshuri wigeze complaininga ku There's manota, no student in my class that ever kuko complained. niyo nabakosoraga naberekaga ibyo nari ntegereje. Because even when I marked their papers, I could Ntabwo show buri them muntu what I wese yikosora. wanted from them. And I would, Nasanga niyo yaba yabishyizemo mu buryo buri and I vague, would ask anzanire them, nyamwongerereho. people to ask students to mark themselves and see if the answers matched what they Kubera answered. iki? Why did I do that? Ndi umwarimu ukontororwa n'umwuka, I am a teacher that is controlled by the Holy ndi Spirit. umwarimu uzi ko ibyo nkora byose umwami wanjye andeba. I'm a teacher who knows that whatever that I'm doing, my Savior, my Lord, is watching over me. Hari abanyeshuri nayoboye bandika za memoire, There are students that I supervised when they are supervised writing. when they were writing their thesis. Mfitemo bane bahise bakizwa, 4 of them were saved. ariko uwanejeje kurusha abandi, uwanejeje But who made me happy amongst all of them? yararwaye arimo kwandika, He fell sick when he was writing. kandi icyo gihe bari baragiye i Butare, And they were in Butare. kandi igihe nabaga i Rulindo. And I was in Rurindo. Bagombaga kunzanira ibintu bakoze nkabakosorerayo kuko jewe, They were supposed to bring what they wrote in Rurindo because I was in Rurindo. ariko mbona uwo munyeshuri ntakizana impapuro ze. And I realized that student is no longer coming to see me. Mfata taxi, I took a taxi.
ndamanuka njye Butare I went to Butare. ndamushakisha. I tried to look for him. Bagenzi barambwira ati yo ese uje gushaka kanaka. And his fellow students were said, are you looking for the yarwaye umwijima yararembye. Said they are sick, they are very ill. Ati ubu nibwo atangiye kurikavaringa. And they are starting to recover now. Ndagenda ndamusanga mu cyumba cye. I went and phoned him in his room. Nsanga yarihebye. I phoned him discouraged. Ndamusengera. I prayed over him. Ndangije ndamubwira ngo rero said, look, banza wikuremo yuko utazarangiza. Remove the thing that you're not going to finish. Kora ibishoboka byose nzakorohereza. Do whatever you can, I'm going to help you. Abandi mwabinzaniraga irurindo. You were bringing them to Rurindo. Giye buri cyumweru nzajya nza hano. But I will be coming to you instead every week. Mariko se mwari ayo mafaranga nzayakura no don't worry amafaranga ntabwo nzajya niza. Where am I going to get that money? I said no, you don't have to pay anything. Nze ndari no nkukosore nsije nkukosoye nsubirira. I'll be coming to see you for free of charge. I'll be marking your thesis and then go back. Hanyuma ararangiza. And then he completed his studies. Abona amanota ye. He got his grades. Umunsi ya defense. The day that he defended his thesis, yarambwira tumbabarire niturangiza defense tuze kwicara. He said, at my defense, I want you to sit next to me. Arambwira ati ndashaka kukubaza ikibazo. I want to ask you a question. Nukuri umuntu mwiza cyangwa nukubera kuri umurokore? Is it that you are a good person or is it because you're a Christian? Ndamubwira nega kumbwiza ukuri. I'm going to tell you the truth. Iyo mba ntarabitegetswe na Yesu. If it was not Christ that charged me to do it, ntabwo mba narafashe amafaranga nkayo natanze nza kugusuperviza hano ngo nzi. I would not have spent the money that I spent to come to see you. Arambwira ati rero niba ari ukubera Yesu. And he said, if it was because of Jesus, jewe ndi umwadventist. I am an Adventist. Ariko nanjye ndashaka kubona uwo Yesu ufite. But I want to have the Jesus that you have. Ndamubwira nti biroroshye cyane. I said, this is very easy for you. Muyobora kuri Yesu. And then I led him to Christ. Hari nabandi nababuhamya. There are many that I kuko iyo tuvuze ngo umwuka wera aduha impano, when we say that the Holy Spirit gives us gifts, nizo kugira ngo duhamye Yesu. They are the ones to empower us to testify about Christ. Uhamye Yesu mu byukora byose. To testify about Christ in whatever that you're doing. Niba uri pastori hano. If you're a pastor here, ikintu cya mbere nize aho ku ishuri. One thing that I learned when I was at school, kwita ku bantu bawe. Taking care of your people. Kuko rimwe na rimwe, because most of the times, nibwira ko hari ibintu Karegesa wenda ubwo arimo kukosora simbizi niba bikosora cyangwa atagira gute. Jewe hari ibintu nshobora kwica mbishaka. There are things that I could not work on intentionally. Kugira ngo umuntu somewhere abone ukuntu abone imibereho. So that someone would be able to survive. Kuko nzi neza ko Yesu ntacyo bimutwara. Because I know that that does not hurt Jesus. Kandi nta tegeko nishe. And I have not and someone tell me this thing is not tujya gutangira kubaka urusengero. Nabwiye umwenjeniyeri warushushanyije ararubara ndamubwira nti kuraho zeri imwe muri izi za fera beto nkwereke ko dukora imibare. And when they were building this church, I asked one of the builders to remove one metal, and then I told abakristo ndababwira nti urusengero ruzubakwa n'amafaranga make. Bageze hagati baramubwira ko yabaye menshi. Ntiburi hari ahantu twibeshye. Nabikoze mbishaka kugira ngo mutinyuke kurwubaka kuko si mwari gusubira inyuma. Ariko icyo nende kubabwira ikintu cya mbere, one thing I learned ndi umwarimu. When I was a teacher, Yesu yarambwiye ngo nushaka kuba umuyobozi mwiza mu buryo Jesus said bw'umwuka, that if you want to be a good leader, love my people more than you love the job. Kurushuku kunda akazi kanjye. Ukunda abantu banjye. I love my people. Umutima wa gipastori na ukuye mu bwarimu. My heart as a pastor, I got it from muzamukana muri profession. Uzamukana muri AAA mujyana mu gipastori. Then I took it to AAA and then I took it kuko buri kintu cyose aho Imana izakunyuza, wherever God is going to take you, hari iby'Imana irimo kugutegurira. There are things God is
preparing. hari impano z'umwuka izaguha aho ngaho There are gifts God is going to give you zo from kugira there, ngo ukore neza utwo tuzi dutoya, so that you could work well in those small jobs. nibona umaze kwexera muri utwo And dutoya if you're excelling in those small jobs, izakuzamura kubisumbyeho, He will take you to another level. uwexere muri ibyo ngibyo kubw'impano zindi izaguha. And if you excel in that level, numara kuva muri ibyo, and when you're from that level, uko ugenda uhesha Yesu icyubahiro as you niko nawe honor God and glorify Him, azaguha poromosiyo. He will promote you. Reka mbabwire ikintu kimwe, I'm going to tell you hari n'abantu one batinya thing. ubusa. There are people who fear nothing. urumva ngo hari igihe ushobora gukora neza ngo bakakwirukana. And people would say sometimes you work well and they would fire you. Nta muntu uri excellent ujya ubura akazi. There is no person that is excellent who would niwe not exera mu get a kazi, job. niwe exera mu kazi wakoraga. When you excel in your job, hari abantu bazabibona yuko uri excellent. there's some people who are going to see that you're excellent. Niba kwirukana muri uno muryango, When they fire you from this company, abantu bavuga ati ye muzi ko Antoine bamwirukanye, And they will say, mumuduhamagarire mutumutware. Antoine is fired, then please call that Antoine for us so that we could hire him. Kuko ni gutya Imana ikora. Because that's the way God works. Impano z'umwuka ntizituvaho, The gifts of the Spirit do not leave ariko us, twe dushobora kuzivanamo. but we could remove ourselves from them. Samusoni yagiye gusambana yuzuye umwuka, Samson went to do fornication when he was filled with the Spirit, with the Holy umwuka muvaho Spirit, bamukuramo amaso, and the Spirit left him and they removed his eyes. ariko iyo aguma mu murongo w'umwuka. But if he had remained in the line of the Holy Ikibazo nuko Spirit, mva barokore, the problem we don't understand. umwuka mwamuhejeje mu rusengero, mugeze hanze mugenda nk'abandi We bose. left the Holy Spirit in church, and when we went outside, we didn't have any. Abarokore murabeshya nk'abandi bose, We Christians lie like anyone else. muratirisha nk'abandi bose, We steal like anyone else. murishugurikira nk'abandi bose, We find things like mwirwanaho anyone else. nk'abandi bose. We fight like anyone else. Ariko umunsi tuzagendera mu mpano But z'umwuka, the time we will walk in the gifts of the Spirit. reka ne gutinda kuri iki tujye turangiza. I'm not going to take long at this. Let us conclude. Sinzi icyo ukora, I don't know what you do, ariko hari icyo nzi. but there is one thing that I know. Icyo waba ukora cyose, Whatever that you do, umwuka kurusha kukimenya, the Spirit knows it better kuko ni than umwuka you, w'Imana, because it is the Spirit of God. ni Imana. It is God. Waba uteka, Whether you are a cook, umwuka azi guteka kukurusha, the Spirit knows how to cook. than azaguha you do. impano zo guteka. He will give you the gifts of Niba uri cooking. umwarimu, If you're a teacher, azaguha umutima n'ubwenge bw'umwarimu. God is going to give you a heart and knowledge of a teacher. Niba uri umwigisha w'ibi cyangwa biriya, If you are a teacher of one or of this or that, azaguha ubwenge, kuko Bibiliya yatubwiye ngo ni umwuka w'ubwenge God is n'uw'ubuhanga. going to give you wisdom and knowledge, because the Bible says He is the Spirit of knowledge and wisdom. Abantu bose Imana yakoresheje People that God used mu mirimo itandukanye, in all jobs, ibaha umwuka ngo bashobore gukora uwo murimo. He gives them the Spirit to be Reka able to mbahe ingero serve, twihuta. to do that job. I'm going to give you examples. Mose yari umunyapolitike, Moses was a politician, umunsi umwe akenera abo kumufasha kuyobora abantu. and one day he wanted people to help him to Imana lead. iramubwira ngo genda untoraniriza abantu And God told him to go and choose people babiringirwa, who are trustworthy, bashobora gucira abantu imanza, who could be the judges of people, b'abayobozi b'abandi koko. who could be good leaders of the people. Ibyo babyita competency, They call it competencies. ariko bafite n'umutima, Those who have competencies but also have the heart, of the badakunda people, impongano, who do not like money, bribes, ubanzanire. and bring them to me. Icyo Imana yongeyeho, What God added from iramubwira there, ngo nzenda ku mwuka ukuriho said, I'll pick from my spirit mwubashyireho, and then I'll put it onto them, bagufashe kuyobora. so that they could help you to lead. Umuyobozi ugiye kuyoborwa A leader who is going to lead, ahabwa impano z'umwuka zo kuyobora. he is given the gifts of the Spirit to lead. Ariko undi munsi But another day, Mose agiye kubaka ihema ry'ibonaniro, when Moses was going to build the tabernacle, Imana iramubwira God told him, ngo dore mpamagaye Besaleli I have called Misael, mwene Uri,
the son of Ul, ngo mushyizeho umwuka wanjye I've given him my spirit, ngo kugira ngo agire ubuhanga bwo kudoda no gukata no guteranya ibintu. so that he could have knowledge to tailor things. Tekereza umutayeri wo mu bwami bw'Imana Think about a tailor in the kingdom of heaven, ukorera mu mwuka. who works in the spirit. Imirimo yose ubona All the professions that Imana you see, iravuga ngo uyu Besareli God says this Messiah, muhaye impano I've y'umukasi given him a gift to ngo cut, amenye gukata so that they would know how to cut no kudoda and tailor no guteranya ibintu. and put things together. Haleluya. Hallelujah. Bafata Dawidi, And then they took David, Imana iravuga ngo we Dawidi and God said, you David, muhamagariye kurwana intambara za Isirayeli, I've called you to fight the battles of Israel. ntuzajya uzunguza umuhumetso. Whenever you could swallow Ariko a stone, uzi sniper hataraza imbunda zifite amadarubindi. before the modern snipers came, Dawidi gufata ibuye David akarizunguza got a stone and swallowed it around, kubita Goliyati hasi. and then he directed it Ubwo at iyo mpano twahita Goliath. gukira. How could we call that gift? Ni impano yo gutera amabuye, Is it a gift of stoning? ni impano y'umuhumetso. Is it a gift of stones? Yitwa gutyo kuko buri murimo wose Because every job, uba ufite impano yawo. you have to receive its gift. Uzi icyo umwuka akora? Do you know what the Spirit does? Yongera imbaraga mu byo turimo gukora. He will increase powers in whatever that we do. So reka mbahe iminota ibiri. I'm going to give you 2 minutes. Tekereza umurimo ukora, Think about the job that you do, wiyimagine uwukorana n'umwuka, and then imagine you working it together with the Spirit, ukaba the best muri iyo domain. and then you excel in that domain, Ukajya ubwira umwuka wera ngo mwuka wera, and then you tell the Spirit, Holy kubw'icyubahiro Spirit, cy'Imana for the glory of God, ndashaka yuko uyobora ibiganza byanjye, I want you to lead my hands ukayobora ubwenge bwanjye, and lead my knowledge ku buryo nzaba the best muri ibi ngibi. and lead my thinking, so that I could be the best in this that I'm doing. Ndi umukoropyi nshinzwe gukubura, I am a cleaner, I have to mop. none mwuka wera Holy Spirit, ndashaka kuzajya nkoropa, abambona nkoropa bakavuga ngo uyu muntu koko yarakwiye gukoropa. I want to clean, so that whoever sees me will know that I am called to clean, Yesu agahabwa icyubahiro. and Jesus will be glorified. Muravuga ngo se ngo ubone ubukirina ngo umuntu ngo You may be asking yourselves, is that cleaning? Or none se iyo baguhaye akazi k'ubukirina when they give you a cleaning job, ushobora kugakora kubera ko utegereje kuzakora kandi kazi. you can do it because you're waiting to do another job, Imana ikakubwira ngo buciye hariya mu bukirina and God will tell you, please be niho ngiye clean. kugusuzumira niba ushobora gukora akazi neza, I am going to measure you if you can be able kuko nukora neza excel akazi somewhere. k'ubukirina Because if you can do well in the cleaning job ukiyishyurira amashuri wenda and ukiga pay for university, yourself for school, uzajya kurangiza uzi ukuntu umuntu aba meticulous mu kazi when kubera you ko akorera Imana. complete your education, you will know how people excel in their jobs. Njyewe hari ikintu kimwe nize mu bwarimu, There's one thing that I learned when I was a akazi teacher. kose wampa gukora, Any job that it could give me, ikintu cya mbere one thing, nzahera ku bantu banyegereye, I will start from people who are closer to mbanze me, mbakundi, and then I love them. nite ku nyungu zabo, I take care of their interests, hanyuma nindangiza nkora akazi. and then afterwards I work. Kuko excel mu by'Imana yagushyizemo. You have to excel in whatever God put you into. Niba guha gucunga iby'abandi, When they give you a thing to look after other people's things, umva uko Bibiliya ivuga dusoze. let us hear what the Bible says, and then we Mu conclude. Bakolosayi In Colossians, ibice bitatu, chapter 3, hanyuma dusengere kuri aya magambo, kuko iki nicyo
impano z'umwuka ziza kudufasha ntabwo ari zo kugira ngo dutigite no abantu batigita mwarangiza mukajya hanze mukaba mediocre gusa ntabwo ari byo ngo twatigise ngo twavuze muri banyumaze murangiye mugira muti uratigita warangiza ukajya kwiba amafaranga y'abandi ugatigita warangiza ukagenda ukajya gusambana ugatigita ukarangiza kujya mu magambo y'imbura mu maro uratigisa utigitike uzura umwuka unyuze hose ujyana impumuro nziza ya Kristo with the Holy Spirit that wherever you would go people will see the Spirit in you. Abakolosayi 3:23 Colossians chapter 3 verse 23. Ibyo mukora byose Whatever you do. Ukora iki wowe? Ibyo mukora whatever you do. Ibyo mukora byose. Whatever you do. No mu kiruhuko cy'izabukuru hari ibyo dukora. Even in retirement people do things. Mubikore mubikuye ku mutima. Please do them with all your heart. Iyi niyo principe ya mbere y'abantu bakorana n'umwuka. Ibyo mukora byose. Whatever you do. Whatever you do. Mubikore mubikuye ku mutima. Do it from your heart. Nk'abakorera shobuja mukuru badakorera abantu. Work at it with all your heart as working for the Lord, not for men. Muzi yuko muzagororerwa nawe muhawe wa murage. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord kuko mukorera shobuja mukuru Kristo. Because you serve your master in whatever you do. Christ. Whatever you do. Ndabona abavoka. I see accountants, ndabona abacuruzi, I see lawyers, I see businessmen, I see teachers, ndabona abakina baki. I see icyo waba ukora cyose, whatever that you do, ugikore nk'ukorera Yesu. Do it as if you serve. Niyo mpamvu ugomba kugikora ukorana n'umwuka. That's why you have to do it coordinating with the Spirit of God. Hallelujah. Hallelujah. Umunsi tuzumviye imikorere, when we understand this way of working, muzatangira kubona abantu bavuga ngo mudushakira abarokore tubaha akazi kuko bari excellent. You will start people advertising, asking to see Christians who do not have jobs so that they could employ them. Kugeza no muzi sinuva umuntu uko advertisement avuye ngo kuba ari umurokore bizaba ari akarusho. Up to this point I have not seen anyone advertising wanting to hire a Christian. Ubwo nuko batarabona umuntu wuzuye umwuka watandukanira n'utamuzi. Maybe it's because they have not seen the difference between a spirit-filled person and not a spirit-filled person. Sinababwira ngo umunyeshuri ambaza gatari ko nukuri umuntu mwiza cyangwa nukubera Yesu. I told you a story when a student was asking me, is it because you're a good person? Yesu yaravuze ngo umwuka wera naza. Jesus said that when the Spirit of God comes, muzahabwa imbaraga zo kumpamya. You are to receive power to serve me. Byaranyoreraga guhamya Yesu maze kwigisha abanyeshuri neza. It was easier for me to witness about Christ after I taught students. Umudamu umwe yarangije kwiga. A certain woman finished school. Nawe nari namuyoboye muri memoire. I had also supervised that lady in writing the dissertation. Umugabo yari boss kabisa bari bafite cash zitubutse. Her husband was a wealthy person. Arambwira ati rero mubwire mwarimu. Yanyitaga mwarimu. Said, let me tell you lecturer. Ati reka nkubwire mwarimu. Let me tell you lecturer. Ati bya Yesu byihorere. Don't tell me about Christ. Nzagushimira yuko wanyoboye neza ariko bya Yesu byihorere. I will thank you that you led me, but don't tell me about Christ. Narambwira ni madam. Said, lady, ntumunsi uzahagarara mu mayira abiri. When you reach somewhere ukareba iburyo ukareba ibumoso ukareba imbere ukareba inyuma, you look right, left and back, ukayoberwa aho ujya, and you don't know where to go, uzahamagare Yesu azaba kuri hafi. Please call for Jesus, he will be near you. Nabimubwiye muri 90. I told her that in 1990. 94 genocide iraba. And then in 1994 genocide happened. Yisanga ahagaze ahantu mu mayira abiri. He found herself in the areba hirya areba hino areba hirya biramucanga. And then he looked on the right, on the right and the left. Atumva Yesu Antoine yarambwiye ngo ningera mu mayira abiri nzaguhamagare. Antoine told me to call Jesus when I reached. Niba uriho koko ntabara. If you hear Jesus, please come to my rescue.
yumva umuntu aramukomanze. and he felt a hand touching him. Hari undi mudamu yari yamubonye avuga turiya mudamu byamucanze tu. There was another lady that had seen her, and she thought atari ko ntimunyice. that lady has a problem. Ntabwo nenda kukwica ahubwo nenda I don't kugutabara. want to kill you, I want to rescue you. Aramutwara aramusengera baramucumbikira. She took her to her house and they accommodated her. Nyuma amuha ubuhamya. And then afterwards Nawe she tumva. gave her a testimony. Umaze kumbwira yuko uri mwarimu muri ADPR. You have told me that you are a lay leader in ADPL. Mfasha nakire Yesu nonaha. Please help me to receive Christ. Buriya unsanze hariya ndimo gukora ibyo Antoine yambwiye. You have found me in the crossroads doing what Antoine told me. Yarambwiye ngo ningera mu mayira abiri. He told me that when I reach in crossroads, Nkayoberwa niba ngi buryo cyangwa ibumoso and imbere I cyangwa inyuma. don't know if I could go left or right or back. Nzahamagare Yesu azantabara. He asked me to call for Jesus so that he rescues me. Uwe yageze mu ijuru. He went to heaven before us. She went to heaven before us. Ariko iteka iyo twahuraga yabisubiragamo. But whenever we could meet, she could repeat it. Reka tugende duhamye Yesu. Let us go and witness about Small Christ. gestures that make a big difference. Utuntu dutoya tuzana impinduka. Do small things that bring change and transformation. Iyo dutangiye gukora ibyo dukora byose dukorana n'umwuka. When we start doing whatever that we are doing, we are Yes, aligned yes, with ahabwe the Spirit icyubahiro. of God, and the glory be to God. Hallelujah. Hallelujah. Kandi ntegereje umunsi. And I'm waiting for the day. Ejo narabibabwiye I told it to you yesterday. ngo ibyaremwe byose All the creation, ngo bitegerezanya amatsiko they are waiting anxiously guhishurwa kw'abana the b'Imana. revelation of God's children. Aho mukora ku kazi Where you work from at your jobs, bakeneye kubona abana b'Imana. they want to see God's children. Niba uyobora abakozi If you are a leader in your bategereje kuzabona boss utekereza inyungu zabo mbere yuko people atekereza inyungu at your z'akazi. company are waiting to see a leader who is. Ibyaremwe byose bitegerezanya All the amatsiko creations are waiting anxiously guhishurwa kw'abana the b'Imana. revelation of God's children. Abarokore twagombye kuba the most loving people Christians, we are supposed to be the most loving people, kuko twuzuye umwuka. for we are filled with the Spirit of Ibyo God. tuzabyiga ejo. We're going to learn about it. Twagombye kuba the most creative, twagombye kuba abantu bahanga ibishya We are supposed to be the most creative people, kuko umwuka Imana yaremesheje isi because the same Spirit God used to create the earth, niwe ukorera muri twe. it is the same Spirit that works through us. Ariko ubwo mujya mubitekereza, Do you grasp it? mujya mutekereza iyo potential Do dufite hafi you yacu, understand that potential that we have? ahantu ushobora gucomeka mu ruhombo Do you see that you can tap into it? ahantu dushobora gucomeka mu ruhombo rwaremye isi We could tap into the pipe that created tugakurura the world, ubwenge n'ubuhanga and we could draw the knowledge and wisdom tukabukoresha. and use it. Isi itegereje kubona guhishurwa kw'abana The b'Imana. world is waiting for the children of God to be revealed. Mana umfasha aba bantu babyumve, God help these people to understand it. cyane cyane abakiri bato. Most especially young people. Arigendeye abantu b'urubyiruko nkavuga nti niba babyumvaga we. Sometimes I see young people and I wish they could understand it. Nkazasaza mbona abantu bavuga ati bya bintu twabishyize mu bikorwa kandi birakora. And in my final days I could see that things we tried worked. Ariko nanjye mu busazo bwanjye And even in my old age, Imana yaravuze ngo God said, mu minsi ya nyuma in the final days, nzasuka umwuka wanjye kuba afite umubiri wose. I will pour out my spirit to Nanjye- all that have nanjye body. ndacyawufite. I still have the body. Ngo abasaza The old men, bazarota. they will have visions. Reka ngire vuba ahubwo njye gukora akazi. Ntabwo ushobora kurota utaryamye. You cannot have visions when you are awake. Ariko ngo abasore n'inkumi And the young men and women, ngo bazerekwa. they will See visions. see visions. Mwaretse tukarota ibyo bintu ariko. Let us have those visions. Turi mu cyumweru cya Pentecost. We are in the week of Pentecost.
reka turote Imana yatugendereye. Let us see visions when God has visited us. Turi excellent mu byo dukora When byose. we are excelling at whatever that we are doing. Atari ukubera ko turi abahanga cyangwa turi Not bitangaza. because we are smart. Ariko ari handi wicara ukabwira Yesu, tumva rero Yesu nkubwire. It's where you sit and ask Jesus, Ibi bintu wampaye gukora. these things that you have given me to do, Ubundi si ibyanjye. they are not mine. Ndi umuswa muri byo pe. I am not smart. Kera nkiyobora umuryango witwa AAA. When I was leading an organization Ubu rero called ngewe IAA, ntabwo nzi gusaba. I am not good at asking for Abanzi things. neza barabizi, I'm so independent minded ko gusaba bingora. People who know me well, I'm an independent minded. I don't know how to go Kandi burya za around ONG asking for zitungwa things. n'abantu b'aba fundraiser bazi gusaba, bazi kugenda. And many people who know how to ask, they are very good at leading NGOs. Noneho nza kwicarana na Yesu. So I sat down with Christ Nawe ariko Yesu buriya ntabwo wibeshye. and I told Christ, I Uyu asked muryango Christ, were kuzakenera you umuntu not uzi wrong gushaka. at this? Kuko niko birirwaga batubwira. Ngo rero ngo ugomba kuba umuntu ngo ufite gift yo gushaka amafaranga. They were asking us to be people who would have that gift to go around finding money. Ko jewe ndi timide muri ibi bintu. And I was asking myself, how am I going to handle this? Noneho umunsi umwe Yesu aranyicaza arambwira ngo ariko ibyo urimo nibi. And then Jesus sat me down and asked me, what are you Umuboyi wawe azi gushaka amafaranga. Is your house boy or house girl does your house boy or house girl know how to find money? Ntoya. No. None si umusigiye akazi ni ushaka amafaranga yo kugakora. If you left them a job, do they find the money to do things? Ntoya. Say no. Ngo noneho ujye ukorera kuri iyo principe. Ni jewe boss w'aka kazi ujye unsaba amafaranga that nijye uzaho nzayakura. I am the boss at this job. I'll give you money to handle whatever that you want to do. Kandi birakora. And it worked. Niba udafite impano yo kurezinga amafaranga bagushyiraho bagomba gukoresha amafaranga bwira shobuja. If you don't have a gift to raise money, ask your boss to raise it. Ibyo udafite umwuka arabifite. What you don't have, akazi kose Yesu azagushyiramo ujye ugakora neza ubugingo ngo mva rero Yesu aka kazi banshyizemo ndi umuswa ariko icyo nizera ni kimwe umwuka wera warabizi azi no kubikora. Whatever job that you do, bizakubera impamvu yo gucomeka nijuru. With you, it will be like tapping into the pipe of niba heaven. mwabyumvaga ariko I wish you could understand it. niba mwabyumvaga If you could understand it. jewe najyaga ntangarira Imana ndi nahano. I was amazed by God. uza amafaranga abakristo barizinze ngo twubakure Do you know urusengero. how much people raised to be able to build this church? Baragendaga bakabwira abantu iyo bati atari kuzaza uduherekeze amafaranga nkajyayo People would take me to different places tukabona barayaduhaye. and we could meet people and they could tukajya give muri us money. fundraising abantu bakamwibuka fundraising ya mbere barambwiye bati murakama ikimasa tu murajyana abantu muri hoteli ngo abakire ntibatanga amafaranga tugende twakoze fundraising mbona amafaranga araje ndabona uzi ko bya bintu Yesu akirimo kubikora. He still does it aracyabikora. Ibyo udashoboye yaragushinze uwo murimo bimushinge nta musa. Whatever that you cannot manage on your own, please ntukisuzugure uvuge ngo jewe ndi umuswa ngo ibingi ibindi biki byose abantu mugira ama complex muyavemo. Don't look down upon yourself. Move in the Ask the spirit. Holy Spirit to Mujye muri help you. dimension y'umwuka. Ibyo utazi gukora umwuka azi Into kubikora azaguha the impano. dimension of the Holy Spirit. Whatever that you don't know how to do, the Holy Spirit is So going to umaze enable you. kubona akazi muri iyi minsi akaba yumva afite ubwoba yuko kazamunanira ahubwo comeka ni mu ruhombo rw'ijuru umanura imbaraga urebe ngo ibintu Please tap byakoreka. into the pipe of heaven and God is going to enable Reka you. dusenge Imana. We are going to pray. Nizere ko mubyumvise. I think you understand it. Byoroshye nko gucomeka mu ijuru gusa It ukajya ubwira is umwuka ngo barero easy umwuka. as tapping into heaven and then you would ask the Holy Spirit Je to enable nawe you. tugiye guhesha Yesu And icyubahiro you muri will tell aka the kazi. Holy Spirit that we are going to glorify God. Kandi je nawe tugiye guhesha Imana icyubahiro muri aka kazi. Me and you, we are going to Kandi glorify je God in nawe this tugiye job. guhesha abantu umugisha. Me and you, we are going to bless people. Tuzabyiga ejo We are going tuzakomeza to learn about it tomorrow kwiga ku mbuto z'umwuka. as we are learning about the fruits of the Spirit. Ariko wicayemo hano If you're seated in here, tekereza ibyo ukora. think about what you do.
ufata iki cyemezo and then make this decision. nkumva bikomera Is it easy? It's not, isn't it easy? uvuge ngo guhera ejo And say from tomorrow, nimbyuka mu gitondo when I wake up tomorrow, ngiye kujya ku kazi when I'm about to go to work, nzajya mvugana n'umwuka wera I'll be asking the Holy Spirit, ubwire ngo uva rero umwuka and wera I tell the Holy Spirit, ubujye nawe turagiye me and you, we are away, tugiye gukora kariya kazi we are going to do this job. ugiyewe ndakora I am going to work, ushyiremo ubwenge and then you're going to add in your knowledge, tuzareba ikivamo and then we'll see what happens. waba uri umunyeshuri Whether you're a student, naba ubuhamya bw'ubunyeshuri bwo mu mwuka byose mbifitiye ubuhamya I could give you many testimonies about usome amasomo yiga wicaranye n'umwuka when you read your books, when you're seated with the Holy umwuka Spirit, w'ubwenge ni ubuhanga the spirit of wisdom and knowledge, ahubwo aho harakora cyane he works from domene there. zose nakozemo In all domains that I worked from, ndi umugabo wo guhamya ku mwuka wera iyo ukoranye nawe I am a witness to say that if you work with the Holy Spirit, aho wanyuze wherever you pass, iwacu aho twavukiye where I was born from, habaga imvubu there were hippos, iyo imvura yabaga yaguye and whenever it could rain, imvubu yakandagiraga mu murima a hippo could step in a garden, ukamenya ko imvubu yahanyuze and you will know that a hippo had passed there. umuntu rero ugendana n'umwuka A person that walks with the Spirit, iyo yakandagiye ahantu when they step somewhere, ahasigara andi maka they will leave a landmark, bakajya bavuga ngo aha hahuze umuntu and wari they uri will mu say, mwuka from this post, someone served in it. turashaka bene abo bantu We want those kinds of people. turashaka ba yosefu We want those kinds of, we want Joseph. turashaka ba besareli We want the Besiel. turashaka ba dawidi We want Davids. turashaka ba We want daniyeli Daniels. abantu basigara andi maka aho We bakandagiye want people who lives imana igahabwa landmarks, icyubahiro so that God would be abantu bagahabwa glorified, umugisha so that people would be blessed. that's who we should be Abo nibo dukwiriye kubabo. dusenge imana Let us pray. uremerera imana ubwo nguwo Do you agree that you're going to be that person? mana turategereje kwakira uwo mwuka wawe tumugusabye twizeye mutwoherereze mana mana yacu ohereza umwuka wawe mu mitima yacu twese twuzurizi sezera. Turagushimye mwami wacu Yesu Kristo, uyu mugoroba mwami Imana tuvuga ku mwuka wera n'impano aduha, turisengera twese uko duteraniye ahangaha ngo tugenderere, utwuzurize, udusendereze buri muntu wese aho akora, buri muntu wese icyo akoramo, buri muntu wese aho agenda, yibuke ko umwuka wera yaje kugira ngo uhabwe icyubahiro kandi abantu bahabwe umugisha. Reka mwami Imana aho tugenda hose impano z'umwuka zikorere muri twe, nituba twicaye turimo gutekereza ibintu byaducanze, ibintu byadushobeye, tumenye ko wadusigiye umujyanama utabeshya, udatenguha, utayoba, utari umuswa. Mana turasenga uyu mugoroba ngo udufashe ibingibi byinjire mu mitima yacu, udufashe ibingibi byinjire mu bwenge bwacu, kuko waratubwiye ngo mu minsi ya nyuma ngo uzasuka umwuka ku bafite umubiri bose, ngo abasore n'abakobwa bazerekwa, ngo abasaza n'abakecuru bazarota, ngo kandi ku bagaragu n'abaja bawe ngo bazabasukira ku mwuka wawe wera. Suka imbaraga z'umwuka Mana, suka imbaraga z'umwuka kuri aba bantu, suka imbaraga z'umwuka kuri iri teraniro, suka imbaraga z'umwuka kuri iri torero. Mami Nana, ari twebwe turi hano, ari n'abandi bataje uyu munsi, turasenze nk'uko wabikoze cya gihe cya Mose. Baratubwira ngo igihe ngo abayobozi 70 ngo Eludadi na Medadi ngo bo ntibari bahari, ngo bari basigaye mu ngando, ariko umwuka amanutse ngo nabo bahawe imbaraga. Reka izi imbaraga zimanuke, reka izi imbaraga zuzura ahantu, uzajya aza gusenga wese ajye yumva presence y'umwuka wawe wera. Kandi natwe niduhaguruka hano aho tuzagenda hose, abazahura natwe bose bazamenye ko twabanye nawe Mwami. Reka imbaraga zawe zikorere muri
umutwe, reka ubwoko bwawe bunezerwe, reka ubwoko bwawe buhabwe umugisha, reka ubwoko bwawe uheshe izina ryawe icyubahiro, ushyirwe hejuru, ubwoko bwawe buhabwe umugisha, bwuzure imbaraga, kugira ngo duheshe izina ryawe icyubahiro aho tugenda hose, mu izina ryawe mwami wacu Yesu Kristo, amen.